abantu be kwiyitirira ibyo batari byo cyangwa badafite. Urumva dufite amatabaza ariko nta mavuta arimo, dufite imperezo nta mavuta. Rero ni ukuvuga ngo bigaragara ko tumurika ariko tutamurika mu buryo bw'umwuka. Turi intumbi rero turabapfa. Niyo mpamvu badatinya gusambana ngo basambanire mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu badatinya kubona haje inkunga y'imfubyi cyangwa abapfakazi ngo bayirye. Hari ibishumba bidatinya kujya mu nzu y'Imana ngo birebe umukobwa bivuga ngo uyu nguyu azava mu rusengero rwanjye ngize gute mbishatse. Rero ni ukuvuga ngo byamaze gutera Imana ikise isereri. Rero ntago ari abashumba, nyine hari abashumba hari n'ibishumba. Bishatse kuvuga iki? Hari intumbi nyinshi ziri mu rusengero ziririmba, zantona neza, zidirija neza, zibyina igisirimba ariko nta matabaza nta n'amavuta. Wakwinjira no mu nzu y'Imana ugasanga banywa inzoga. Ati naho mvuye naho ngiye, wenda itandukaniro riba rihari hanze bakubitanaga amacupa ariko mu nzu y'Imana bazinywa ari VIP. Akajya kubwiriza ngo nibwo ari bubone imbaraga z'Imana. Hari igihe njya ngira ngo Cadillac yarimutse yimukira Kimihurura Riziki ngasenga Imana irayitwika, yimukiye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo Cadillac zirimo aho hamwe se. Ahubwo dore ikintu gihari, nazanye igiti kubera ko harageze ko ishami ritera imbuto Imana irikuraho. Nta mbuto ziriho kandi urabona kirashishe, sibyo? Rero Imana yo mu ijuru ije gukokora amashami. Gito kibonye urabona ko gishishe ariko pe turenze tugera ku mutwe nta mbuto ziriho. Iki giti rero kivuyemo inkoni nziza. Kivuyemo inkoni nziza. Manukiye abashumba n'abapasiteri. Nagize ubwoba kubera ko abantu bacitse ururondogoro ngo insengero zirakinze ariko ntago zikinze, zegetseho. Kandi ziriya ntago insengero zegetseho, ni Imana yegetseho iminwa y'abashumba n'abapasiteri. Imana yambwiye ngo hari abantu bameze nk'abantu basinye kontara mu isi. Inkoni y'Imana izabakubita mpaka ishize, kandi izabakubitisha ibintu byabo, utajyanga izabakubitisha ibindi bintu. Ibi bintu bagize ibigirwamana bakorera Imana. Uko naje kubona mbona ikaramu, mbona Imana imbwira ngo nandike kuri iki giti. Tuboneyeho kugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose, dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora. Biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa se ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura no kuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umuntu w'Imana twagiriwe umugisha wo kubana nawe. Reka tumusabe wenda atangire yibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana nawe mwamaze kumenya neza uwo muri kumwe. Atangira yibwira abadukurikiye. Nitwa Marie Jeanne. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ndumva ntari buze kwirwa nkubaza ngo uri umukobwa cyangwa uri umubyeyi. Ubwitonzi ufite bugaragaza ko uri umukobwa. Yego. Biragaragara. Usengera hehe? Muri ADPR Kicukiro Sheri. Hanyuma twishimiye kubana nawe. Weho ubyakiriye ute? Yego, biratunejeje kuko si ubwa mbere tubonetse kuri izi kamera. Imvura igwa nisubira, rero tunejejwe no kongera gusubira. Natwe turagushimiye kuko twaguhamagaye ukatwitaba. Murakoze. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro rero, n'ubundi uturagize Imana. Uri Imana nkuru, turagushimiye. Tugushimiye neza n'urukundo, tugushimiye imbabazi zawe zidashiraho, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi twaherereje inyuma. Uhabwe icyubahiro. Aya masaha duciye bugufi kugira ngo tweze udutunganye, udukureho umugayo n'urubanza. Maraso ya Yesu Kristo atubonekeho. Unyemerere dutangiye ikiganiro, ubane natwe, udushyigikire. Imbaraga z'Imana zibe hagati muri twebwe, ntaba ari twe
ahubwo izina ryawe rigaragare hagati muri twebwe kugira ngo urusheho gushyirwa hejuru no guhabwa icyubahiro. Duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru, dutangiye utangirane natwe kandi usozane natwe. Abagiye kudutega amatwi bose ubane nabo, abari mu Rwanda n'abari hanze ubane nabo, ubashyigikire, ubahe imitima imenetse. Urakoze kumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Amen, 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 amen. Jean, muri no minsi uri gufashwa n'iki? Ndi gufashwa n'ibintu byinshi, ariko cyane ndi gufashwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Riri kugufasha muri no minsi ni irihe? Ni Matayo ibice byaho 25 umurongo waho wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10. Yego. 5 bajyanye amatabaza, abandi 5 b'abapfu bagenda batajyanye amatabaza. Bishatse gusobanura iki? Bishatse kuvuga ko muri iyi minsi abantu benshi tuvuga ko dukijijwe ariko tudakijijwe. Sure. Yego. Dufata Bibiliya ariko tutari abakristo. Tuvuga ijambo ry'Imana ariko tutari abakristo. Turi abapfu. Oya kandi nanone. Turi abapfu. Gute? Urumva ngo 5 bari abapfu. Abandi 5 ari abanyabwenge. Iyo bavuze abakobwa bavuzemo ibintu byinshi. Imbere y'Imana umugabo yaba umukobwa, hanyuma umusaza yaba umukobwa imbere y'Imana, umuntu wese yaba umukobwa w'Imana. Rero taza kumva ngo 5 ngo bari abapfu, wowe uri umugabo cyangwa uri umusore, ngo wumve ko uri umunyabwenge. Ni ukuvuga ngo rero ikintu iri jambo rishatse kuvuga, abantu be kwiyitirira ibyo batari byo cyangwa badafite. Urumva dufite amatabaza ariko nta mavuta arimo, dufite imperezo nta mavuta. Rero ni ukuvuga ngo bigaragara ko tumurika ariko tutamurika mu buryo bw'umwuka. Turi intumbi rero, turi abapfu. Ko numva iri jambo n'ubusobanuro bwabyo biteye ubwoba. Yego, biteye ubwoba kubera ko abantu benshi cyangwa se nanjye ndimo ntago ndagezaho Satani atarasa imyambi. Twamenyereye Imana. Kuva ku bashumba twamenyereye Imana, abapasiteri nuko, abadiyakoni nuko. Nyine arafata Bibiliya, wamureba ukabona n'umuntu w'Imana, ariko muri we nta tabaza, nta n'amavuta. Bivuze ngo nimba nawe ubwe nta kimumurikira afite, we yamurikira abandi gute? Niyo mpamvu badatinya gusambana ngo basambanire mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu badatinya kubona haje inkunga y'imfubyi cyangwa abapfakazi ngo bayirye. Iri jambo nabajije Imana ubusobanuro bwaryo, ndatinya cyane, ryanteye ubwoba. Iri ni ijambo winjiramo ukabona ugeze mu bihe byo gukizwa, ukabona nubwo uvuga ngo urakishijwe ntiwigeze ukizwa. Kubera ko ubaye uri umunyabwenge, shobora kwibaza, naranabyibaje cyane. Ndavuga aba bakobwa 5 ko bari abanyabwenge, bafite amavuta, bafite n'amatabaza, ariko ntago byababujije gusinzira. Nabo barasinziriye. Wakwibaza ngo kuki basinziriye? Ari abanyabwenge, amatabaza bayafite, mbese bintu byose n'amavuta bayafite. Aba banyabwenge nabo bagize gute? Barasinziriye. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese ye kumva ko yamaze gukizwa. Umuntu wese ahore abwira Imana ngo nyeza. Rero mbaza Imana, ni ukubera ikiri jambo. Imana irambwira ngo impamvu abantu ari abapfu, ntago batinya gusambana kandi bafite Bibiliya, kandi bafite ibyanditswe. Ntago batinya kwiba kandi bafite Bibiliya. Yego. Ariko maze iminsi ndi kwibaza ikibazo. Urabona ko akenshi na kenshi mpura n'abahanuzi. Abahanura bavuga ngo bashumba, badiyakoni, bahanuzi, bavuga butumwa, bana muri rusange, Imana irabarega ibyaha by'ubusambanyi, irabarega ibyaha bitandukanye mu ihane, ariko ugasanga ntago bihana. Noneho tena ugahita bibaza abantu b'abashumba Imana iri kugaya kandi bakumva ko bagawe, ni iyihe mpamvu badakosoka cyangwa se ngo bakosore icyo Imana ibagaye? Nta nubwo ari abashumba, kuko iyo wari ufite intama wowe ukazitera kwiba,
ukazigisha uburyo ziba, ntabwo uba ukiri umushumba, ni ibishumba nyine, kuko uko umuntu azamurwa mu ntera niko ahabwa ipeti, uko barushaho gukora ibyaha niko Imana ibahindurira izina. Urumva nubwo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali, hari ibishumba rero byihishe mu nzu y'Imana. Hari ibishumba bidatinya kujya mu nzu y'Imana ngo birebe umukobwa, bivuga ngo uyu nguyu azava mu rusengero rwanjye ngize gute mbishatse. Rero ni ukuvuga ngo byamaze gutera Imana ikise isereri. Rero ntago ari abashumba nyine, hari abashumba hari n'ibishumba. Bishatse kuvuga iki? Nibajije kuri iryo jambo, Imana irambwira ngo impamvu harimo abapfa, hari intumbi nyinshi ziri mu rusengero ziririmba, zantona neza, zidirija neza, zibyina igisirimba, ariko nta matabaza nta n'amavuta. Kubera iki? Nubwo twese twinjiye mu rusengero twaje mu buryo butandukanye. Uzabicunge abantu iyo bari kujya muri stade haba umubyigano uteye ubwoba. Hari abantu rero babyiganye baza mu nzu y'Imana atari uko bafite umuhamagaro, ahubwo barabyigana. Mu kubyigana ntibazi ngo inzira yo kwihana ni iyihe, ntibazi ngo gutinya icyaha ni ibihe. Uzabibona muri iyi minsi nta mushumba ugishaka ko babwiriza ku ijambo ryo kwihana, ntibibaho. Niyo ugiye kubwiriza barakubwira ngo banze ngo ubwirize kuri ibi, babanza kugukoresha inama y'ibintu uri bubwirize, bakakubwira ngo umwuka naza, ngo ntuhanure, ngo ushaka kubyina. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'Imana bwavuye ku bantu, ikizira kinjira hera. Ushaka kubona pasiteri ukabona ni pasiteri, ariko wajya mu buryo bw'umwuka Imana ikakubwira ati dore igipasiteri, ikizira kinjiye ahera. Kubera iki? Uzanabicunge namwe mukoresha imbuga nkoranyambaga, ubona abapasiteri bahagaze kuri kamera ntibatinya gutukana. Ese uwaba ari umupasiteri agatuka undi, uyagatuka undi, bagacishanya ibi. Ni ukuvuga ngo izina rya pasiteri ntaryo, ahubwo ni igipasiteri nyine, ari aho yambaye masike ya pasiteri, ariko ni igipasiteri kiri aho, ni igisitaza kibuza n'abari kuza. Yego. Nanone hari ikibazo njya nibaza, ni gute umuntu w'umukristo waje mu rusengero ashaka gukizwa, waje ashaka agakiza, hanyuma we iyo yemereye pasiteri guteretwa nawe kumugusha mu cyaha, uwo mukristo we ntituvuga yuko nawe atari umukristo? Nyine niyo mpamvu batana ari abapfa abandi batana ari abanyabwenge. Ni ukuvuga umunyabwenge azi yajya azi n'iyava. Ni ukuvuga iyo uhunze inyuma hari imihoro, ubizi neza ko imbere aho uri kujya hari amahoro, nta muntu ushobora kugusubiza inyuma ngo ujyeyo. Ariko iyo uri umupfu bakubwira ko inyuma nta kibazo gihari, kandi wowe ubizi neza ko havuye hari ikibazo, bakakubwira ngo hari uri kujya nta mahoro ariyo, bakakubwira ngo hari ikibazo, kandi inyuma uvuye niho ugisize. Aho hari uri kujya hari amahoro. Bishatse kuvuga iki rero? Nta muntu uburana n'umuhamba. Buriya intumbi ifite uburyo iri buburane, ishobora kuburana ngo ntuzampambaha, ubundi ikavuga ngo uzampambe gutyo uzampambe gutyo. Hari abajya gupfa bakabivuga mbere, muzampambaha, muzampambe muri iyi sanduka. Hari n'intumbi rero zidafite ubwo bwenge bwo kumenya ko zizapfa, zigahora zumva ko nyine ziriho ibintu ari paradizo zitazapfa. Izo rero ni za zindi zihura n'indi ntumbi nayo iri mu rusengero, iraho kuko ivuga Imana ku munwa, ku mutima bidahari, wamureba akayangana ukavuga ngo umuntu w'Imana. Rero iyo udafite amaso y'umwuka uri intumbi, intumbi ebyiri iyo zihuye ntayaburanye indi, ntayo. Buriya intumbi imwe ishobora kubwira indi ngo ndakurya, iyapfuye kera ishobora njye nshobora kuba ndi intumbi nkapfa uyu munsi, ariko hari intumbi itarapfa neza ikivuga. Iyo ntumbi rero yapfuye izaribwa n'intumbi itarapfa. No mu nzu y'Imana niko bameze, ni intumbi ebyiri zisimburana, kuko ubaye uri umuntu muzima pasiteri wamubwira ko bidashoboka, ariko kubera ko ari intumbi zibereye mu nzu y'Imana, kandi uyu mukristo nawe ntiwamurenganya. Nese nimba yaravuye hanze ahunze icyaha, nk'ubu ngewe nk'abantu bakishijwe kera, bakubwira ko bashoboraga kuva nk'i Kigali bakajya i Cyangugu n'amaguru bagiye mu ivugabutumwa se cyangwa bagiye mu muganda, sibyo? Iki gihe se ninde ubikora? Ngavuga ati hari umupfakazi utagira haba tumwubakire. Ahubwo izi ntumbi
ni ukuvuga ngo ni ukubona udufaranga Imana itanze umugisha wo kubakira aba bantu, bakatumira bunguri amakositimu bagahinduranya buri segonda hakajya haranga Imana yarakoze. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bivuye mu gusenga kwabo, ahubwo ni ibintu bari kuriganya. cyangwa se yabona uwo mugisha akagenda wa mupfakazi akamubwira ati ngiye kukubakira ariko ndajya ntaha ahangaha ndajya ntaha. Rero ubwiza bw'Imana bwavuye ku bantu. Urumva iyo uhunze mu kabari wakwinjira no mu nzu y'Imana ugasanga banywa inzoga, ati ntaho mvuye ntaho ngiye, wenda itandukaniro riba rihari hanze bakubitanaga amacupa, ariko mu nzu y'Imana bazinywa ari VIP, akajya kubwiriza ngo nibwo ari bubone imbaraga z'Imana. Ariko ntago biva mu kunywa cyangwa se mu kugira gute, ahubwo abantu babaye intumbi. Mu buryo bw'umwuka baragenda baravuga barakora, ariko babaye intumbi. Yego ko baravuga, barahanura, bararirimba, Mana yo mu ijuru babyina igisirimba ku buryo harushaho kugira ngo ijuru rirakingutse. Ariko ikintu dushimira Imana, twebwe tureba by'uyu mubiri, ariko yitureberaho tutareba. Rero ibintu byateye mu nzu y'Imana n'agahumamunwa. Hari igihe njya ngira ngo Cadillac yarimutse, yimukira Kimihurura Riziki ngasenga Imana irayitwika, yimukiye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo Cadillac zirimo. Oya kandi nanone. Yego ko Mana yanjye zirimo. Ahubwo aho hamwe se, ahubwo dore ikintu gihari. Umuntu ufite amaso y'umwuka cyangwa uvuga ukuri ntago bamushaka. Yego, iyo bivuze gutya bumva waciye igikuba. Wowe nimba ukiri muzima ukaburi nta mukimeze uko wahamagawe, ujye ushima Imana. Uretse ko nta n'umupasiteri ukimeze uko yahamagawe n'umwe ku ijana, kubera ko ntago ubu ngubu nakwambara mini igera hejuru y'amavi imwe ntari bubashe no kubona uko nicara, nkajya ku ruhimbi ugahishaho marete. Hoye yikise, kubera ko urumva hari abapfu binjiye batarapfa neza nkeneye kunogonora. Rero ni ukuvuga ngo nimba abo bapfu bahari ari abasore, nkeneye kugira gute kubanogonora cyangwa se ari abagabo. Urumva iyo wambaye ubusa ukajya ku ruhimbi, ubundi numvaga ngo hari n'ahantu hatinyitse abantu bajyaga bajya bakahagwa, ariko ubu umuntu ahajya yambaye ubusa akaramya cyane agahimbaza bigakunda. Nyine abantu ntago bagitinya cyane, ariko simba bagitinya gute se uwaka kimwatuje ari we ukimukoresha. Rero niyo mpamvu abantu Bibiliya yavuze ngo 5 bari abapfu, ngo abandi 5 ari abanyabwenge. Biravuga ngo mu gicuku haza urwishi igicuku batemukwaraje. Yewe we mbega igicuku, uzi iki gicuku wakwibaza ngo kuki haje urusaku. Ni ukuvuga ngo hatazagera umuntu witiranya ibintu ngo narasenze, kuko hari abantu bihishe mu nzu y'Imana tubona ukabona rwose ni abantu b'Imana, ariko mu buryo bw'umwuka wabareba Imana ikuyeho akarido ukabona ni amasega aryana. Rero ngaba abakobwa barasinziriye mu gicuku ngo kigeze ngo umukwe araza, agasaku kabagasaku ngo umukwe araza. Urusaku n'uru tuba turimo tubwira abantu ngo muve mu byaha mwihane, ntibategereze ko hari urundi rusaku. Yakoze ko mese nunguka igitekerezo mu urusaku rwaraje batuma uko araje. Uzi ko abantu uzi ko ari nko kugira ngo abantu batazana urwitwazo uko yaraje ntitwabimenya kuko uzarebe nk'umusore yagiye gukora ubukwe agira invitation, noneho ikintu gitangaje agira iziciriritse n'izihenze. N'Imana nayo nikimeze. Hari abantu bari kuri teri tujya dusanga mu nsengero, hari n'abo Imana yabonye ibona ni ibigugu bidakoreka, tugomba kwicara hano kuri kamera tukagira gute tukavuga. Uru ni urusaku rw'umukwe kuko turi mu bihe by'igicuku. Turi mu gihe cy'igicuku cyane, kubera ko nta muntu uzavuga ngo sinumvise. Kuko hari umuntu umwe wigeze aca umugani ngo hari igihugu kimwe cyarimo inzara, kancira abanyarwanda umugani. Igihugu kimwe ngo cyarimo inzara, hanyuma ngo umubyeyi n'umwana, uyu muryango wari ufite umwana umwe, noneho ngo baza kuvuga ati igihugu cyacu kirimo inzara, reka dusuhuke tujye mu kindi gihugu. Baragenda bagezeyo muri icyo gihugu ngo bagubwa neza, rumva ari umuryango ubwo w'abantu 3.
Bagezeyo ababyeyi bafite iyerekwa ry'umwuka baza kubona ko nubwo barya bakanywa muri icyo gihugu batazagubwa neza. Bigira inama baravuga ngo reka dusubire mu gihugu cy'iwacu, uko biri ibyo dufite bizadutunga kugeza igihe amapfa azarangirira. Umwana wabo bamukojeje ati reka ngewe mve muri iki gihugu ndya umugati mu gitondo, nkarya umureti, nkarya bureba, nkanywa icyayi cy'amata, nkanywa isukari, ntabwo nshobora kuva mve mu gihugu nguwe neza, iki gihugu sinakivamo. Ababyeyi barigendera. Hashize iminsi ngo umwami nyir'igihugu aza gutanga, atanze ngo abaturage bagota wa mwana wasuhukiye muri icyo gihugu, ngo baramubwira ngo rero ngo umwami aragukunda cyane, aza yishimye ati bagiye kundaga imitungo. None iyo umwami atanze tumusegura umuntu akunda, kandi tumumusegura ari muzima. Uraba umusego w'umwami kandi tugushyira mu isanduka utapfuye uri muzima. Umwana abona nta yandi mahitamo kuko abantu bamugose, ariko asaba ijambo, arababwira ngo sinzize ko ntumvise, ahubwo nzize ko numviye. Iyo nza kumvira data na mama ntago muba munseguye umwami ndi muzima. Uhita utekereza ukuntu usegura umuntu wapfuye, urupfu uzapfa ni rwo rubi kuruta kuba wakwicwa n'inzara. Ndumva ari danje. Ni danje. Ni danje. Hanyuma abadukurikiye usibye ko wenda batarebye hasi kuko tuba tutaherekanye, wazanye igiti. Nazanye igiti. Wazanye igiti. Iki giti ntabwo nzi icyo gisobanura. Nazanye igiti. Nazanye igiti. Kubera ko harageze ko ishami ritera imbuto Imana irikuraho. Urumva nimba abantu bari mu nzu y'Imana, ndibaza abantu bari kukibona batera imbuto. Uko biri iriba rifate nk'ishami n'amababi, si byo se? Yego. Imana ije kugera, Imana ije gukora isuku. Imana ije gukora isuku, kanereka abanyarwanda ukuntu Imana ije gukora isuku, kubera ko abapfu babaye benshi mu nzu y'Imana. Gusa barebe batazamvugira ibyo ntavuze. Ije gukora isuku, gutandukanya urukungu n'amasaka, kuko uko biri kino giti urabona kirashamitse ariko nta mbuto, sibyo? Nta mbuto ziriho kandi urabona kirashishe, sibyo? Rero Imana yo mu ijuru ije gukokora amashami. Amashami atera arimo arumbaraye mu nzu y'Imana. Imana yarambwiye ngo ije kugera gute kuyahagura. Ije kuyahagura, hanyuma haraza gusigara igiti nacyo kiraza gukora akazi kacyo. Igiti kivuga ibintu bikomeye cyane. Kivuga ibintu bikomeye. Dore turinze tugera ku mutwe, nta mbuto ziriho, sibyo se? Iki giti ukibonye urabona ko gishishe, ariko pe turinze tugera ku mutwe nta mbuto ziriho. Iki giti rero kivuyemo inkoni nziza. Kivuyemo inkoni nziza. Manukiye abashumba n'abapasiteri, nagize ubwoba, mperutse kwicara ndi gusenga. Hanyuma mbona ninjiye mu rusengero rumwe ntari buvuge. Iyi inkoni y'Imana iraryana, kandi Imana imanuye inkoni yimanura mu buryo bwose. Iyimanura mu bana, ikayimanura mu kazi, ikayimanura muri sitoke, nimba waryaga ikagufata ku munwa. Kubera ko abantu bacitse ururondogoro ngo insengero zirakinze, ariko ntago zikinze, zegetseho. Kandi ziriya ntago insengero zegetseho, ni Imana yegetseho iminwa y'abashumba n'abapasiteri bari ibyo batagomba kurya. Yego. Uzi gukora ku byashinga ngo ubizi neza. Gute bari ibyo batagomba kurya? Bari ibintu batagomba kurya. None se ubemerewe gusambana? Ngo basambanye abakristo?
bemerewe gufata abakobwa bakabazingira mu nsengero ngo ntibazavemo, ngo ntibazashake ngo uyu nguyu ngo azankorera umurimo kugeza igihe njyewe nzabishakira. Niyo rero aya mashami wabonaga bigaragara ko ari amashami meza, ariko urabona ko akokotsa agize gute ashizeho. Rero Mana arambwiye ngo abantu bareka kuvuza induru ngo insengero bazifunze. Oya, ntago zifunze. Mana yafashe ku munwa wa yegetseho n'iminwa yabo. Babanze bashomeho gake bumva ukuntu bimera. Inzara nibarya bakabura isukari yo guha abana, butaha nihaza ibintu by'abakene bazamenya ko inzara iryana. Hakuzi ko abantu bibagiwe, bakibagirwa iyo bavuye, bagashyira akaguru ku kandi bakibagirwa ko bazava mu isi. Uzi ko Imana yambwiye ngo hari abantu bameze nk'abantu basinye kontara mu isi. Inkoni y'Imana iyi izabakubita mpaka ishize, kandi izabakubitisha ibintu byabo, utajyanga izabakubitisha ibindi bintu. Ibi bintu bagize ibigirwamana bakorera Imana, bagasambana bakorera Imana, bakiba amaturo bakorera Imana, bakavuga ibigambo by'ibishegu. Uzi ko usigara igipasiteri ukibaza nimba ari umushumba uragira nawe ihene, kuko umuntu uragira intama, buriya intama aba afite ikinyabupfura cyinshi, ariko umushumba uragira ihene aba ameze nk'ibi pasiteri nsigaye mbona kuri kamera. Rero ntihagere untunga urutoki, ahubwo iyi nkoni y'Imana bayirebe bayitegereze uko ikokoye. Dore ni ukuva hasi, bivuze ngo Imana ihereye hasi izamuka hejuru kugera ku mutwe ikokora. Kandi ibikoreye ku mugaragaro, batazavuga ngo ntiyagize gute. Uzi ikintu gitangaje? Ntabwo Imana izakokora ngo ibi bintu bisige hano kuri tere. Imyanda irayorwa, imyanda irayorwa. Bayisyamo ibiryo by'inkoko ntago mbizi, bayisasiramo insina ntago mbizi, ariko Imana ije kwigizayo ibintu bisa n'ibi bintu birumbaraye bitagira imbuto. Iyi nkoni iyi nkoni irabaziye. Imana iyi nkoni izabakubita kugeza ubwo izakubita abana babo, igakubita abagore, igakubita abakecuru, igakubita abasaza, igakubita abakobwa, igakubita abasore. Iyi nkoni nta muntu izasiga, keretse umuntu uzaca bugufi akongera guhinda umushyitsi agatinya icyaha. Ubu se abantu bari kubyumva? Hoya, ubundi ngo umubibyi yabibye imbuto nyinshi cyane, zimwe ziramera izindi ziranga. Ntago ari ngombwa ngo babyumve. Icy'ingenzi ni uko urusaku rwavuze ngo mukwaraje. Cyokora umuntu wasinye kontara we utazava mu isi avuniremo agati mu matwi. Ariko nawe nubwo yaba ari impumyi amatwi azumva, nubwo yaba atumva amaso azareba, nubwo yaba adafite intoki amaguru aziruka. Hanyuma se ukimara kubonera iyerekwa ubwo nta bwoba wagize? Narabugize, kuko naje kubona mbona ikaramu, mbona Imana imbwira ngo nandike kuri iki giti. Irambwira ngo abantu barayimenyereye, twandika amandiko bisanzwe. Nayibajije impamvu nandika amandiko ku giti. Irambwira ngo mwandika amandiko ku mpapuro abantu bakabifata nk'ibisanzwe kandi zigatakara, ariko igiti gisobanura Kristo. Ibintu byanditswe kuri we ntibizigera bisibangana. Narabugize kuko nanjye ndi umuntu, iyo mbwira abandi nanjye ndibwira. N'ubu mba mfite ubwoba bwinshi, mba mfite ubwoba bwinshi, kuko inkoni y'Imana iteye ubwoba. Inkoni y'Imana izagenda ikagera no mu buriri. Njyewe sindashaka, ariko aho abantu baterana inkokora umuntu ashobora kuba adahari ariko Imana irahari. Aho noneho abagore bafite abakozi mu ngo zabo, baba bafite ibibazo nk'ibya nyina wabizura, ukamutekesha inyama ariko ntazirye, nazo wazibariye ku mugozi. Ibi bintu bibabaza Imana cyane. Abantu bimitse inda, bimika ubutunzi, ntibagitinya icyaha. Inkoni y'Imana rero irabategereje, kandi iyi nkoni nta kintu wakora ngo ikurweho keretse kwihana kandi ukarandura. Kandi kwihana ni iki? Ntago ari ukujya imbere y'Imana. Sanga wa muntu mubwira uti mbabarira, hari umunsi waburaye ibintu byawe byaje,
ndabirya mbabarira. Ibi bintu byo kwihana bihana nk'inkoko ihanagura umunwa igahita yongera igasubira hasi, kawahanaguza hasi, kandi ngo imaze gutora hasi no kwihanagura yihanaguje hasi kandi irongeye isitora, kandi ngo imaze gukora isuku. Niko abantu bameze muri iyi minsi. Ibi bintu Imana ntibishaka. Sanga wa muntu mubwire ngo mbabarira, hari imyenda yawe yaje ivuye hanze kubw'inda nini ndayirya. Uyu muntu azakubabarira n'Imana ikubabarire. Naho iyi minwa yabo yo Imana yegetseho, ntabwo insengero zifunze zegetseho, kandi ni iminwa y'abantu Imana yegetseho. Hanyuma se ubu Imana ntiyaduhemukiye twebwe tutarya iby'abandi, tugerageza gukizwa? Wowe utarya iby'abandi ntabwo yaguhemukiye, kuko ufite amahirwe inkoni ntizakugeraho. Yego, kandi ikindi urusengero rw'umuntu rwa mbere ni umutima. Iyo mu mutima ari hazima n'ubugingo bwawe wumva ari buzima, niyo wagenda usenga mu muhanda ibintu bigenda neza bigakunda. Imana impinduye ivubi. Rero ni ukuvuga ngo wowe ufite amahirwe ko warinze ibyo kwizerwa, ni ukuvuga ngo hari ibizaza ntibikugereho. Hari ibyo uzumva ukabyumva nk'ibyabaye mu majyaruguru, kandi byabaye i Kigali, nawe uri i Kigali, ntibikugereho. Rero ntimugire ikibazo, kuko Imana ntirenganya, kandi ntabwo insengero zose zifunze, nta nubwo zose zegetseho. Ahubwo nimara gutunganya ibyo igomba gutunganya, abandi nabo izabigenza neza. Abari bafite amarira y'uko insengero zifunze bihanagure? Nta marira bafite, n'uburyarya. Amarira se yiki? Kandi babizi nabo ko ibintu by'abantu b'Imana bitameze. Nta marira, nta marira ntayo namwe y'ingo. N'amarira se bapfushije? Oya, ntayo. None se reka nkubaze, uzi ko Imana yambwiye ngo abantu bagabanye uburyarya, irapfusha tugaseka, ariko twe twapfusha akantu gato tukarira. None se insengero ni igihugu cyavuyeho? Insengero se ni ijuru bakinze? None se hari urusengero ruzajyana umuntu mu ijuru? Nese ko batarizwa n'ibyaha bakorera mu nzu y'Imana, bakarizwa n'uko ngo zakinzwe n'uburyarya. Ikizakubwira ko umuntu adafite uburyarya azababazwa n'umurimo w'Imana wapfapfanye, kuko iyo umurimo w'Imana wapfapfanye ikintu cyose gitinyuka hera h'Imana. Rero Imana iyo ibirambiwe iravuga ngo murabikora nk'abyibihorera, mukagira ngo mpanye namwe, ngo ariko nzabishyira ku murongo ngo uko bikurikirana. Hanyuma hari ahantu Yesu yigeze yivugira ngo nzabakina ku mubyimba bibagezeho. None se bararira, banywa inzoga bakazinywera mu rusengero ntibarire, bagasambanira mu rusengero ntibarire, bagakuramo inda bakajya kuririmba ntibarire, ngo barizwa n'ibyaha byabo bazi ko barimbuka. Insengero zirafunze, ni iki kiri kubariza? Barabeshya n'uburyarya. Nibagabanye uburyarya, baririre ubugingo bwabo, kuko ubugingo ni ikinege. Ubugingo ni ikinege ku muntu, ari amarira n'ay'ingona nta shinge nta rugero. Iyo baza kurira barikurizwa n'umuriro w'Imana, upfapfana ugapfa nabi. Rero aya marira n'ay'indyarya. Ubutumwa nabaha nibave mu byo bibwira. Abantu bazi ko ari abanyabwenge, ariko turinjije. Imana yatanze ubwenge, ntabwo yatanze ubwenge ngo yo yiyime. Ifite ubwenge buri hejuru y'ubwenge bwose. N'utuntu tw'udusigazwa yaduhaye, kuko iyo tuza kuba dufite ubwenge twatoba ibyondo tukarema umuntu. Nta muntu ufite ubwenge uragera kuri icyo kigero, ariko yo irabikora bigakunda. Hari ijambo nigeze nsoma, ibuka ahantu riri rivuga ngo mfata amabuye ngo nkayahinduramo abana. Rero nimba yafata amabuye ikayahinduramo abantu ntidushyire ubwenge hasi, ubupfapfa hasi, ibintu byanarize cyane imbere y'Imana. Twongere dusubire ku karago, dusenge, dukizwe bya nyabyo, twihanire no kureka, kuko Imana yiteze imbabazi, kandi inkoni yayo yo nayo irabategereje. Iyi nkoni irabategereje, ubundi kuyizamura ndi mu mubiri, barabibona nyine ko ndi mu mubiri.
ariko ntago ndi mu mubiri. Oya, ntago ndi mu mubiri, nta n'umuntu uri mu mubiri wakora ibi bintu, ndi mu mwuka. Rero uko batumbiriye gukora ibyaha, uko bafite inzara n'inyota zo gusambanya abakobwa n'abagabo n'abaki n'abagore b'abandi, niko Imana ifite inzara n'inyota n'umujinya n'umuhati n'uburakari bwo gukubita ikintu cyose kivanze. Yego, urakoze ku butumwa bwiza utambukije. amen. Hari nk'uwifuza gusengana nawe, yampamagara kuri 079 366 507 451. Imana iguhe umugisha. Amen, namwe bamugisha.